Ndagusuhuje we mukunzi w'Ingenzi TV. Akarengane ni umuyoboro ukomeye unyuzwamo ruswa nayo ikamunga isi. Uko wabikora kose, uko wabyumva kose, uko wabitekereza kose, wabyanga wabyemera, ruswa imunga ubukungu ku isi. Kuki bivugwa ko ruswa irwanwa ariko wajya ukumva irunaka hafashwe ukekwaho ruswa no kwakira ruswa, inzego zimwe na zimwe zikekwaho ruswa no kwakira ruswa, ariko wajya kureba ugasanga byose byavuye ku karengane gakorerwa rubanda. Intekerezo za bamwe zishingira kuri rubanda. Ese rubanda ninde? Kuki rubanda ari we wakwa ruswa? Kuki rubanda ari we utanga ruswa? Kuki rubanda ari we waba ikiraro cyambukirwaho hakwa ruswa? Kuki rubanda ari we waba ikiraro cyambukirwaho batanga ruswa? Rubanda ashobora no kwambukirwaho mu nzira y'akarengane kugira ngo nakawo kwa naka baburenganye. Inzego z'ubuyobozi zamagana ruswa ku mugaragaro. Ikibabaje ni uko bucya ngo mu murenge uyu n'uyu habayeho uwafashwe akekwaho ruswa. Ibyo nyine bikumvikana mu matwi y'abantu. Iyi ni Ingenzi TV. Abahanga batangaza ko kugira ngo mu isi ruswa icika hagomba kubanza kubahirizwa uburenganzira bwa muntu, bityo akarengane kagacika. Umujyi wa Kigali, inzego zishinzwe kurwanya abazunguzayi n'ubundi bucuruzi bwo mu kajagari butemewe zikekwaho kwaka ruswa babandi zishinzwe kurwanya. Umuzunguzayi umwe twaganiriye akanga ko twatangaza amazina ye yatangarije ko abazunguzayi barimo akarengane gakabije kuko cyangwa mu ruswa. Yagize ati iyo daso igufashe cyangwa n'undi wese ukamuha amafaranga kuva ku 1000 kugera kuri 5 arakurekura, ariko iyo bagenzi bawe bakugambaniye bakakugura urafungwa igikondo kwa kabuga. Ruswa yaranze yahawe icyuho kuko inyuzwa mu nzira yitwa akarengane. Ntiwarwanya ruswa udaciye akarengane kuko ariyo nzira inyuramo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yagaragaje ko, cyangwa se na Minisiteri y'ubutabera bifatanyije bagaragaje ko ruswa no kunyereza umutungo wa rubanda no wa leta ari kanseri ibangamira isi. Facebook, Twitter, WhatsApp, email. Minisitiri w'ubutabera cyangwa se Minisiteri y'ubutabera yahamagariye ibihugu bigize umugabane wa Afurika guhagurukira ikibazo cya ruswa gikomeje kuwuhombya ndetse n'umutungo w'uyu mugabane uhishwa mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo hanze ya Afurika, no kuvuga nk'ibihugu nko ku mugabane w'Uburayi ndetse muri Amerika ndetse n'ahandi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bivuga kenshi mu biganiro bigamije kurwanya ruswa mu bihugu bya Afurika biba byahuje abayobozi batandukanye bashinzwe kuyirwanya. Nibiganira ariko usanga nko mu nsanganyamatsiko yabyo usanga bigira biti twese hamwe nka Afurika dufatanye kugaruza umutungo ukomoka kuri ruswa. Aha rero niho pfundo rya byose. Ese mu Rwanda ho bihagaze gute? Niba haravuzwe ruswa mu masoko ya leta byaba bigezeho bikemuka, byarakunze cyangwa byaranze? Ninde bireba kurwanya ruswa? Ninde bitareba kurwanya ruswa? Ninde se ahubwo udashinzwe kurwanya akarengane? Ninde se ahubwo ushinzwe kuba ijisho ry'ibihugu? Ninde se utabishinzwe? Abateraniye mu mahuriro atandukanye cyangwa se mu biganiro bitandukanye bakunze guteraniraho barebera hamwe ingorane zihari n'uburyo abantu bagaruza imitungo ya Afurika iri mu mahanga. Aniho haza ihurizo ku bategetsi ba Afurika. Niyo umutegetsi wa Afurika abitse umutungo mu mabanki y'I Burayi, murumva yananirwa kubiba akarengane kugira ngo asarure ruswa? Ufite kashe y'ubuyobozi arenganya uwayobora kugira ngo azamushake kuri icyo kibazo, kandi azamushaka amuhe ruswa. Iyi rero iracyari Ingenzi TV, naho ndi Spidio Habimana. Muri 2015 Banki Nyafurika itsura amajyambere niyo nyine bitwa BAD cyangwa se Banque Africaine de Développement yagaragaje ko Afurika ihomba akayabo ka miliyari 148 z'amadolari y'Amerika buri mwaka kubera ruswa. Urumva hari icyo gihe, ni ukuvuga yuko kuri ubu ngubu ayo mafaranga yaba yarazamutse. Abari bateraniye mu nama yigaga ku kurwanya ruswa
ndetse no kugaruza amafaranga y'ibihugu bya Afurika ajyanwa mu bihugu byo hanze, nabo ubwabo bakeneye kugira amamiliyari yo mu masaziro. Ni nacyo kibazo cyagarutsweho cyo guhabwa umuyoboro nta mutungo, donc guhabwa kuyobora nta mutungo ugira. Kiri mu bibazo byagarutsweho kuko cyagaragajwe nk'ikibazo gituma giha icyuho nyine ruswa mu bayobozi, kuko niba umuyobozi agiye kuyobora nta mutungo agira, bituma donc nawe agira ikintu cyo kuba nyine yajya atanga ruswa. Byavuzwe ko rero ujya kuyobora ugamije gukira aho gukemura ibibazo no kurebera abo ushinzwe. Byaravuzwe ko ujya kuyobora agamije gukira aho gukemura ibibazo no kurebera abo ushinzwe. Icyo gihe Minisitiri Busingye wari Minisitiri w'Ubutabera yagize ati ruswa irahari, guhisha imitungo birahari, kandi byose ni kanseri imunga isi dutuye. Minisitiri Busingye yakomeje avuga ko byangije ubukungu kandi ko bikomeje kwangiza ibihugu n'ubuzima bw'abaturage, bitari abanyafurika gusa ahubwo ikaba ari kanseri y'isi. Ariko ubu turavuga Afurika kuko ariyo tuyobora. Minisitiri Busingye yavuze ko Afurika ari ahantu ntangarugero, aho ibihugu byaho byangijwe ndetse n'ubuzima bw'abaturage bugahura n'ingorane kubera ruswa no guhisha imitungo bikomeje kuhagaragara. Yavuze ko nubwo hashyizweho uburyo bwo kugaruza iyi mitungo ndetse hakaba hari ibyakozwe, gusa ngo ntabwo bishimishije. Ese ninde munyarwanda uri ku butegetsi wagaragaje umutungo we? Ese ninde wavuzweho kunyereza ibya rubanda wabigaruye? Ibigo bya leta birahomba bikarangira gutyo ntihagire inkurikizi. Yavuze ko ibihugu bya Afurika bikomeje guhura n'ikibazo cyo kugaruza imitungo yabyo, yaba yanyirijwe iri imbere mu byo bihugu n'iyajyanwe hanze. Ibi bikaba biterwa no kubura gahunda zihamye zishyirwaho zo kuyigaruza, kubura ubushobozi no kudafatanya. Mbwira nta kibazo. Minisitiri Busingye ubwe yakabaye atanga urugero mu bo ayobora bakoze amahano yo gukora imanza mpimbano, babeshyera gacaca, bakiba imitungo bakayigurisha ikaba itunzwe n'abatabyemerewe. Uyu wagurishirijwe umutungo mu karengane najya kuyigaruza atazatanga ruswa. Ntiharebwa inzira ikumira akarengane ruswa izabura aho inyura. Ibihugu 55 bigize umugabane wa Afurika, ibihugu 49 nibyo gusa byashyize umukono ku masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agamije guhangana no kurandura ruswa. Muri ibi 41 gusa nibyo byamaze kuyemeza burundu. Umuvunyi mukuru w'u Rwanda Anastase Murekezi yabwiye abitabiriye iyi nama ko kurwanya ruswa bitareba leta gusa, ahubwo bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Yagize ati twese turi hano tuzi uburyo ruswa imunga ubukungu bwacu. Ruswa muri politike no mu bukungu ituma umuryango wose uhura n'akaga. Ruswa ntishobora kurwanywa gusa n'amategeko, ahubwo bisaba ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afurika. Inzego zose zikiyemeza kuyirandura ndetse n'abaturage ubwabo bakabigiramo uruhare. Murekezi yavuze ko kugaragaza imitungo y'abayobozi no kugaruza ibyanyirijwe mu Rwanda ari ibintu bibiri bikoreshwa ngo ikibazo cya ruswa kirwanywe. Aha niho hadahurizwaho n'abaturage bo bavuga ko barengana. Koperative Kapuraki ikorera mu Rugunga mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge, ubu yabujijwe gukora n'iyobora RCA ntaho ashingiye. Ubu se wavuga gute ko ruswa itazabaho mu gihe haba akarengane? Umuvunyi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya ruswa Clement Musangabatware yavuze ko baherutse gusanga amafaranga agomba kugaruzwa yagiye muri ruswa ari miliyari 7, amaze kugaruzwa yari miliyari zirenga 4, ariko ko urugamba rukomeje. Icyo nyine cyari icyo gihe. Minisitiri Busingye yahamagariye ibihugu bigize umugabane wa Afurika guhagurukira ikibazo cya ruswa gikomeje kuwuhombya. U Rwanda rwakiriye inama irebera hamwe uko umutungo wa Afurika uri mu mahanga wagaruzwa. Abanyarwanda batandukanye twaganiriye badutangarije ko mbere yo kureba muri Afurika nibarebe mu Rwanda hagarizwe imitungo y'abana b'imfubyi yagurishijwe, kongeraho abasahuye muri jenoside nabo bishyurwe imitungo yabo. Amafaranga yahombiye muri Ferwafa yo yagaruzwa nande? Amafaranga yahombiye ku muhanda Kicukiro Bugesera ukaba warongeye gukosorwa, amafaranga yahombye ni menshi, ahubwo niharebwe uko hatakongera guhomba andi.